Inshuti bakunzi ba Dabook TV n'ishuri ryo gusenga TV ndabasuhuje nje mu kiganiro gitoya cya mu gitondo nkuko nkunda kukibaha kiganiro cya mu gitondo rimwe na rimwe nabonye umwanya ntabwo iki kiganiro kiri buze gutinda ndashima Imana ko ikomeje kuturinda ndashima Imana ko ikomeje kubana natwe kwitaduhishe kuri abagena ko maso yayo ko igenda itwisobanurira ikadusobanurira isi ikadusobanurira abantu ikadusobanurira ibihe dusohoyemo abantu tumaze iminsi tuganira ndumva bageze hari urugero bagezeho basobanukirwa umwanzi udutera na situation turimo uko imeze umwanzi urwanya abantu umwanzi urwanya Imana umwanzi udashaka yuko umwana w'umuntu arokoka ibi byago biri mu bihe bya nyuma. Ndashima Imana rero kubw'abantu tukunda kuganira iyo tuje muri ibi biganiro harimwe neza twaze tuganira nijoro twatelefonanye tumara umwanya munini arambwira ati buriya hari abantu baza kuri social media bakabona abantu baje kubareba ariko batazi gusobanukirwa abaje nimba baje kubareba cyangwa baze kubashungera kubera ibyo bakora ntabwo principe yacu ari principe ya kao principe y'akavuyo kugira ngo tuzamukire mu kavuyo kuko ni principe yo ituruka kuri Satani. Ihame ryacu dukoresha ni ihame ryo kwamamaza ubwami bwa Kristo nubwo bakeya ari badukurikira turashima Imana ko abaza kutureba babaje kutureba batabaje kudushungera kandi abaje kutureba tuboneraho umugisha natwe bakatuboneraho undi mugisha. Imana ishimwe rero cyane ndasuhuza inshuti za Dabook TV n'ishuri ryo gusenga TV ndabasuhuje muri bose ku isi ndabasuhuje kandi ndabifuriza amahoro y'Imana ndabizi ko mu nkunda rimwe na rimwe muca mu gikari mukanganiriza kandi muransengera musengero no murimo. Imana ishimwe rero cyane mbere ko ninjira muri iki kiganiro reka dusenge hanyuma tubone kwinjira. Mana turagushimye turaguhimbaje tugushimiye kukomeje kubana natwe n'umwanya muto tugiye gufataho ijambo ryawe reka duceceke uganiriza ubwoko bwawe tubisige mu izina rya Yesu Kristo amen. Kiganiro nakoze ejo hari abantu babaje batese kutasobanuriye ko uriya muriro utaturutse mu ijuru ngo yikubite hasi ari umuriro uri man made fire cyangwa se umuriro wakozwe n'umuntu wa waratewe n'umuntu. Enquête ziracyakomeza ariko ntabwo cyabe gitangaza ko ari umuriro wakozwe n'umuntu ntabwo barerekana ko ari umuriro waturutse mu ijuru ukubita hasi. Umuntu rero ubwe ubundi ubusanzwe no mu byago bimukuru bimutera ibyago bizadimbura isi umuntu ubwe niwe wicira inkoni zimukubita umuntu ubwe niwe witutirira inkwi zo kumutwika umuntu ubwe niwe wicira niwe wishakira ibirungo byo kumukarangamo. Mu minsi yashize nakunze kubabwira ko hari inkoni eshatu Imana izakubitisha isi yarangiza ikazifata ikazivunagura ikazijugunya mu muriro. Abantu bamara ati kuki utazivuga izo nkoni eshatu? Iki ni igihe cyo kubabwira izo nkoni eshatu Imana igiye kuzakubitisha isi yarangiza ikazivunagura ikazijugunya mu muriro. Kandi izo nkoni uko ari eshatu ni abantu bazihitiyemo inkoni uko ari eshatu ni abantu bazihitiyemo. Inkoni ya mbere ni umwami wa Gogi na Magogi ni umwami uzakora ibintu bikomeye haba mu ntambara ya Gogi na Magogi haba mu ntambara hari Magdoni ni umwami uzakora ibintu bikomeye. Singomba kuvuga amazina ye kuko wavuga amazina ye ejo agahinduka uri muri kara gace ka Gogi na Magogi ariyo y'Urusiya bw'ubu ngubu ejo agahinduka umwami uzayobora zirangabo zigera muri miliyoni 200 zizakora intambara hari Magdoni. Uwo mwami rero ni umwami abantu bihitiyemo ni umwami rimwe na rimwe tujya tugwa mu makosa yo kumuhimbaza bitewe n'ibyo akora ariko ni umwami ni imwe mu nkoni eshatu Imana izafata ikazikubitisha isi igacishishwa bugufi cyane yarangiza ikayivunagura ikayijugunya mu muriro. Inkoni ya kabiri ni Antikristo. Nubwo bwose Antikristo tuvuga ko ari umwana wo kurimbuka azaba aturutse kuzimu azaba yambaye umubiri usanzwe yaranavutse yambaye umubiri usanzwe ariko afite umwuka uturuka kuzimu. Kandi uwo mwami abantu batangiye kumuhimbaza inshuro nyinshi cyane bababwira ko amadini ibakozi bo mu isi abantu z'abastari bo mu isi entertainment bari guhuriza hamwe mu gihe cy'isi tugezemo cyitwa new age
bamwe bakise ishya, bari guhuriza hamwe kugira ngo bamamaze uwo mwami ugiye kuza, badekore, bamuhimbaze, bamutegurira inzira. Ibintu byose biri gukorwa mu isi byinshi, abantu bari gushyiramo imbaraga nyinshi, n'uwo mwami bari gukurura ugomba kuza, kandi azacisha isi bugufi, cyane cyane Isirayeli yamuhamagaye ikamuhimbaza. Ubwoko butagonda ijosi uzacishwa bugufi mu bihe bya nyuma, n'uwo mwami uzaba ari inkoni ya kabiri izakubitisha, Imana izakubitisha isi, cyane cyane ubwoko bwa Isirayeli, yarangiza igafata ikajuvunagura ikajugunya mu muriro. Inkoni ya gatatu ni Satani ubwe. Abantu bategereza ati ese Satani ko yaremwe n'Imana? Ni Satani yaremwe n'Imana, ariko abantu nibo bamuhisemo kugira ngo aze. Narababwiye ngo kugira ngo abayobore. Narababwiye ngo mu biganiro nakunze gukora ubushize, narababwiye ngo hagati y'umugambi w'Imana wo gukiza abantu no kurokora isi no kwagura ubwami bwayo, n'umugambi wa Satani wo kwagura ubwami bwayo, abantu cyane cyane bayobowe n'abayiliminati. N'ubundi abayiliminati nicyo bisobanura, ni abantu bahisemo umugambi wa Lucifer qui porte la lumière, utwaye urumuri, kugira ngo uwo mugambi ari uyobora isi. Abantu rero benshi cyane ntabasha kuvuga umubare urenze 80% bahisemo umugambi wa Lucifer wo kuyobora isi. Niyo mpamvu Imana izafata iyo Lucifer mbere yuko imufunga, ikamufata ikamukoresha nk'inkoni igomba gukubitisha isi. Inkoni ab'isi bo ubwabo biciriye igomba gukubitisha isi, yarangiza ikavunagura ikajugunya mu muriro. Umwami w'Gogi na Magogi, Antikristo, Lucifer. Hari ibintu byinshi twavugaho, ibyo ngibyo ntitwabitindaho. Arabavuga bati uriya muriro wa Los Angeles ni umuriro wakozwe n'umuntu. Birumvikana rwose, kuko no mu rugamba rw'Abamediyani n'Abayisiraheli, ni abantu ubwabo binjiranyemo. Abamediyani ubwabo baricana, Imana nyine yaje ku rugamba ibateza nyine akavuyo, ibateza kutumvikana, baricana. Imana ntabwo, si ngombwa ko imanura ukuboko kwayo mu ijuru ngo ize igire, si ngombwa ko imanura abamarayika mu ijuru ngo baze bajye ku rugamba. Ifite uburyo bwayo irwana urugamba. Yuda Iskariyote ntabwo ari Imana yamushyize umugozi mu ijosi, kandi igihano yabonye cyari igihano gikomeye. Ntabwo ari Imana yamushyize umugozi mu ijosi ngo imanuke mu giti. Yuda ubwayo niyo wishyize umugozi mu ijosi yimanika mu giti. Aba bantu rero bashobora gukora ibintu rimwe na rimwe bakabikora badafite ubwenge bwo gutekereza neza, barangiza bakananirwa kubimetiriza. Buryo umunyarwanda azi ubwenge cyane. Yaravuze ngo umuntu amanika agati yicaye, yajya kukamanura agahaguruka, rimwe na rimwe bikamunanira kukamanura, bikamubera ingorabahizi. Nkababwira rero ngo uriya muriro waba man made fire cyangwa se umuriro wakozwe n'abantu, waba umuriro wavuye, uretse ko ibigaragara ankete ziri gukorwa, ni umuriro waturutse ku muntu, ni igihano cy'Imana nyuma y'uko Imana imaze kubona yuko abantu bayisuzuguye cyane. Kandi nagira ngo mbibutse yuko hari ibyo, iyo dukora ibiganiro nk'ibi ngibi bitoya, hari ibyo ugenda wibagirwa bitewe n'uko uba wihuta uri kurashinga. Nagira ngo mbabwire kuri mugore Nikki Glaser ntabwo ari wahaye Imana 0. Abahaye Imana 0 nabari bicaye muri kiriya cyumba, kuko Nikki Glaser yakoze sondage. Bakoze sondage, barazengurutsa bati ngaho mwandike muvuge ninde babafashije kuzamuka mu byamamare, ese n'ababyeyi bawe, ese ni mama wawe, ese ni Imana. Abantu bose Imana bayiha 0, bakajya bashimira ababyeyi babo, bagashimira abantu producer babo, bagashimira abandi bantu babo, ariko Imana bayiha 0. Imana nta kintu byari bibwiye, nta nicyo iza kureba muri biriya birori, nta kizina ryayo rishobora kuzamukira muri biriya birori. Ariko abantu ubwayo kuyigira urw'amenyo byateye Imana agahinda. Hari ibintu tugenda tuvuga tukagira ngo ni ibintu byoroshye. Ibyo bintu bya Nikki Glaser yakoze, iyo sondage yakoze, ntekereza yuko no mu Rwanda bayikoze mu buryo buri indirectement. Aba babwira abantu bati mureke gushima Imana, ntabwo ariyo yabarinze muri jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994.
Imana ntabwo ariyo yabarinze. Mujye mushima inkotanyi, mushime teri, mushinge meteri, ariko nizuze umuntu ushima Imana. Ibyo Nick Glazer yakoze nibyo wa wundi nawe yakoze abwira abantu uti mugashima Imana, birasa cyane. Niyo mpamvu mbabwira ngo nyamara mujye mufata igihe musengera ibihugu byanyu. Hari igihe twireba tukabona turi ibiduhagire, tukabona turasa neza, tukabona turabakire, tukabona rimwe na rimwe tugatekereza ko Imana itekereza nka Sawuli. Uramuzi? Sawuli umwami w'Isirayeli. Imana yamutumye kurimbura Abameleki, aragenda yivaniramo ibiduhagire, abakomeye beza b'ibwami basa neza, abagore beza, abagabo beza, abana beza, abo ari bo arokora. Ariko Imana ntabwo itekereza nka Sawuli. Nubwo tujya twishyira hejuru ngo yango twivugire ibyo dushaka, Imana yakwica abana beza basa gutya. Imana wakwereka. Ngewe nahoze nganira na madamu nijoro nk'abana, ariko ndebe no muri ukuntu watwitse. Ibaze kugira ngo umuriro ufate etaje irimo ibyumba nka 400 500, bavuge ngo muri ibyo byumba 500 ngo abantu bari muri byumba bose bamanutsemo n'ukuntu umuriro wagurumanaga. Donc bagize n'isoni zo gusobanura abantu baguye muri muriro uko bangana, ariko ni benshi cyane, kandi bari abantu beza, basa neza, bambara neza, barya neza, baba heza. Urebye nyine amateraniro cyangwa se ibiteraniro by'abakire b'i Hollywood urabyirebera ukabona nyine uko abantu baba basa. Abantu benshi bo mu isi bifuza gusa nabo bitewe n'uko baba bambaye n'uko baba basa n'ibyo barya n'iminsi mikuru yabo uko bimeze. Ariko Imana ntacyo biyibwiye. Ntabwo Imana itekereza nka Sawuli, umwami w'ikigoryi wa Isirayeli, umwami wa mbere Abisirayeli bihitiyemo. Ntabwo Imana itekereza nka Sawuli. Igihe kizagera Imana izaza ku rugamba. Hari ijambo nahoze nsoma muri Yeremiya ibice 31 umurongo wa 8 kugeza ku wa 9. Nari ndi kwibaza, kandi turi kuganira n'abantu, tuganira n'umuntu arambwira ati ibi bintu byitwa ngo isaha yawe byo kwikonekta ku mavuta ngo y'abadadi n'abamami, ni ibintu bifashe bimaze kugira ampleur ikomeye cyane. Ati iyo bigeze nimba ari kwikonekta mu mavuta ya potere runaka, nimba ari kwikonekta mu mavuta ya profete runaka, ujya kubona ku isi yose ukabona kuri nuze kuri status bafishije ikintu kimwe kwikonekta isaha yanjye. None arambaza ariko njya nibaza bari abantu ubundi koko baba babyunjiramo bakumva nibyo, n'abandi babyinjiramo bakumva nibyo, kubera yuko ibisa birasabirana. Baba babyinjiramo bakumva nibyo. Ariko baba bakire, baba bakene, baba abo umuntu wese kumva ngo igihe Imana izaza ku rugamba ije kurangiza ibi byaha n'ibizira biri ku isi, ngo izabarokora kubera ko basa neza, izabarokora kubera ko bari i Burayi, izabarokora kubera ko batunze amamodoka, izabarokora kubera ko baririmba neza, ko baseka neza, izarokora abantu kubera yuko batunze ibya mirenge, izarokora abantu kubera ko ari ababyeyi bafite abana bagomba kugira. Oya, Imana ifite ubushobozi bwo kurokora na babandi batagira telefone, batagira smartphone ngo bikonekte ku mavuta, cyangwa bamamaze abastari runaka, cyangwa bagire gute bareba mu moda agezweho n'ibindi. Ifite ubushobozi bwo kwigira muri babandi bakeya batagira n'ayo smartphone, batagira n'amatelefone n'amateleviziyo mu rugo, batabonaga n'ibyo kurya, ikabarokora ikabarema mu bwoko bukomeye. Niyo mpamvu ntabwo nkigira agahinda cyane. Rimwe na rimwe hari igihe ngira agahinda, hari ibiganiro nkora nk'amafite agahinda, ese ibintu bizarangira gute. Ariko Imana d'abord itorero ryayo yarifite, itorero rya Yesu Kristo ryubatse ku rutare, ntacyo Satani azarikoraho. Icya kabiri, abo Imana izarokora
uko bazaza bameze kose izabarema mu bwoko bukomeye. Reka mbasomere amagambo muri Yeremiya. Buri gihe iyo nyasomye numva ngize umunezero mwinshi. Amagambo muri Yeremiya y'ibice 8 umurongo wa 9, ibice 31 umurongo wa 8 kugeza ku wa 9. Mujye mumbabarira iyo nkora bino biganiro byo bya mu gitondo mba nihuta cyane. Ni amagambo y'ubuhanuzi buzasohora mu bihe bya ku bwami bwa Kristo bw'imyaka 1000 buri gutangira, aho yerekana abantu azatangirana ubwo bwami, cyane cyane barokotse izo ntambara, izo nkoni barokotse izo nkoni 3 nababwiye, inkoni zizateza ibyago bikomeye bizaba biri ku isi. Abazaba babirokotse batapfukamiye Antikristo, Yesu Kristo azabakusanya abareme mu bwoko bukomeye cyane. Yeremiya 31 umurongo wa 8 kugeza ku wa 9. Dore nzabazana mbakuye mu gihugu cy'ikazikazi, mbakoranirize hamwe bavanye mu mpera z'isi, barimo impumyi, barimo ibirema, barimo abagore batwite ndetse n'abaramukwa. Abazaguruka ahangaha bazaba ari iteraniro rikomeye, bazaza barira. Ako kantu nkagezeho numva bazaza barira bafite bumva bibaza ukuntu Imana bakuye muri ako kangaratete, ese bagaciyemo gute iriya myaka yose, abandi bapfukamira Antikristo, abandi bagira gute, bo baciyemo gute. Bazaza barira kandi ngo nzabayobora bamaze agahinda, nzabanyuza ku migezi y'amazi mu nzira igororotse batazasitariramo, kuko mbere Isirayeli mubyeyi na Efurayimu akaba imfura yanjye, Imana idutabare cyane. Dore nzabazana mbakuye mu gihugu cy'ikasikazi, mbakoranirize hamwe bavanye mu mpera z'isi, barimo impumyi, barimo ibirema. Ntabwo Imana itekereza nka Sawuli, ntabwo Imana izarokora ibiduhagire n'ibiki. Barimo impumyi, barimo ibirema, barimo abagore batwite, barimo abaramukwa. Bazagaruka hano bazaba ari iteraniro rinini, bazaza barira kandi nzabayobora bamaze agahinda, nzabanyuza ku migezi y'amazi mu nzira igororotse batazasitariramo, ko mbere Efurayimu mubyeyi na Isirayeli mubyeyi na Efurayimu akaba imfura yanjye. Imana ishimwe cyane. Imana yigeze kundungurutsa ku bantu bazarokoka ukuntu bazaba bameze, ntabwo nabyinjiramo muri aka kanya. Abazarokoka izo nkoni 3 isi yihitiyemo kugira ngo zizayikubite ziyicishe bugufi, bazaba ari abangaba nyine, bazaba ariko Imana ngo izabaremamo ubwoko bukomeye cyane. Izaba ifite igihe, ifite n'imbaraga, ifite n'ubushake, ifite n'urukundo, izabarema mu bwoko bukomeye cyane bwo kwihimbaza. Imana ishimwe cyane. Reka ngarukiriza aha ngaha. Imana y'amahoro ibampere umugisha, mukomeze mudusengere, kandi ndabizi neza ko Imana izagumya kugenda itwigisha. Kindi mureke gutekereza ko Imana itekereza nk'abantu, tujya twishyira dushaka kuzana amalogike mu byo tuvuga Imana. Ntabwo Imana igira logike nk'iy'abantu, logike matematike, logike runaka. Imana igira logike yayo. Reka dusoze kino kiganiro. Imana y'amahoro ibampere umugisha, mukomere, turi ku rugamba.